Ibibazo bitandatu uba ugomba kubaza umuntu mbere y'uko umukunda ngo umwimariremo. Ibi ni ibibazo bitandatu biba byarakusanyijwe hashingiwe ku buzima tubamo bwa buri munsi ndetse umuntu uko yabihisha kose atapfa kubyigobotora, byanze bikunze uko yabihisha kose arabigusubiza ariko nk'umuntu mukuru ugakuramo ukuri kwawe. Hanyuma rero ibibazo ngiye kukubwira uzabimubaze mbere y'uko ukunda umuntu, ntuyoborwe n'amarangamutima yawe ngo umukunde umuntu buhumyi, bityo amarangamutima yawe ngo akuyobore, bityo ntube wamenya koko uyu muntu niba ari uwo kwizerwa cyangwa se niba ari uwo gukundwa, urukundo rugeze aho hose cyangwa se urukundo nyakuri, kuko si ubwa mbere si n'ubwa kabiri tubonye abantu bababazwa n'abo bakunda. Rero stay tuned, njyewe ugiye kukugezaho ibi bintu nitwa S Faustin Ushake unyite Bugari. Hanyuma nawe urebe niba warakoze subscribe, nuba warayikoze uvuge ngo wow. Hanyuma niba nawe utarayikoze uyikore kugira ngo tuzajye tubana muri video izo arizo zose z'ubutaha kandi no kuyibona bikorohere. Hanyuma ntabwo dutinda, ndagira ngo dutangire n'ikibazo cya mbere wamubaza. Ikibazo cya mbere uba ugomba kumubaza mbere y'uko umwimariramo ni ukumubaza ikibazo kigira kiti: niki mu by'ukuri urimo gushaka muri relationship? Buriya abantu benshi bajya bitiranya ibintu bakagira ngo umuntu wese uje muri relationship niko aba agufiteho gahunda y'igihe kirekire. Oya, aho uba wibeshye. Hari umuntu uza muri relationship agushakaho hit and run, hari n'umuntu uza muri relationship agushakaho cyangwa se agufiteho gahunda y'igihe kirekire, wenda mwazubakana umuryango cyangwa se n'ubundi buzima runaka ariko bukomeye. Hanyuma ibyo bintu kubitandukanya nuko nyine ureba uko umuntu akwitwara cyangwa se nuko akuvugisha n'uburyo agufata. Hanyuma ariko iki kibazo nanone ukimubajije niba ari wa muntu koko utabufite gahunda y'igihe kirekire, uhita ubibona ko nta gahunda agufiteho kuko no kugusubiza ubona atari seri. Hanyuma ikibazo cya kabiri ugomba kumubaza, uzamubaze ngo iyo ugiranye amakimbirane n'umuntu uyitwaramo ute? Ese ukora iki ngo uyakemure? Hanyuma uzamubaza iki kibazo kugira ngo wumve ese wa muntu nubwo umufitiye amarangamutima, ese uyu muntu wundi arashobotse? Kuko nkubwiye ngo muzabana utamukosereza cyangwa se watagukosereza, aho naba nkubeshye, kuko ahantu hari abantu n'amakosa n'ubundi aba ari around aho ngaho. So rero iki kibazo kizagufasha kumenya ngo ese uyu muntu iyo agukosereje yagusaba imbabazi? Ese wowe umukosereje wamusaba imbabazi mukabikemura bikarangira? Hanyuma nusanga uyu muntu adashobotse, ari wa muntu ubika inzika, ako kantu nako uzakanote ushyireho attention. Hanyuma ikibazo cya gatatu uzamubaza ngo nizihe priorities zawe mu buzima wifuza, cyangwa se nibihe bintu by'ingenzi wifuza mu buzima. Hanyuma uyu muntu, iki kibazo kizagufasha kumenya ngo uyu muntu atekereza ate. Wenda hari ubwo ashobora kukubwira ngo njye ndifuza guhiga ibiceri, nabibona nkazajya kuri beach Miami cyangwa se nkagura cable bike birenze karitsiye nkabemeza. Aha uzahita wumva ko IQ cyangwa se uyu muntu atari mature, atekereza biri hasi. Hanyuma umuntu nakubwira ngo wenda mba mu nzu y'ikode, ndi guhiga ibiceri kugira ngo nubake inzu yanjye, abana banjye bazige heza, famille yanjye izabe ikomeye, tuzabe turi family stability mu bintu byose, uzumva kuko nyine afite imishinga ya presenta, ukumva ko uwo muntu ari mature mu byo avuga n'uburyo akoramo, uhita umenya ko uyu muntu byanze bikunze nimunakomezanya azakugeza ku bintu bikomeye. Rero ikibazo cya kane uba ugomba kubaza uyu muntu, uzamubaze ngo ese haba hari umuntu wo mu bihe byawe byashize ukiri mu buzima bwawe? Buriya ukuri kuryana abantu benshi bajya banga kumva. Ntabwo waza mu buzima bw'umuntu ngo umufatishe hari undi muntu ukiri mu buzima bwe wahahise. Ibyo bintu biragora. So rero iki kibazo kizagufasha kumenya niba hari umuntu ukiri mu buzima bwe wahahise, bityo umenye icyo wakora kugira ngo umenye niba ibi bintu wabikomeza cyangwa se wabihagarika. Hanyuma icya gatanu uzamubaza ngo umubano wawe wa nyuma wari ukomeye warangiye gute? Icyo uzaba umubarije iki kibazo ni ukugira ngo umenye ko ese uyu nubwo yagize relationship akaba yagize break up, ni ukuvuga ngo ese niwe wabigizemo uruhare? Ese ni kopine we wabigizemo uruhare? Naba ari kopine we umubaze amakosa yaba yarakoze, bityo wowe uzayirinde
umubano wanyu uzabe uryoshye cyane. Hanyuma kandi naba ari we wabigizemo uruhare ngo couple yabo itandukane, umubaze ikosa yaba yarakoze, unamubaze niba ubu ngubu yaba yiteguye kutazarisubiramo, kuko ikosa ryatumije atandukana n'uwo nguwo nawe nta garante ihari yuko ritatuma mutandukana. Hanyuma ikibazo cya nyuma aricyo cya gatandatu, uzamubaze ngo ni iyihe myitwarire myiza wakwifuza ko umukunzi wawe yaba afite, kandi ni iyihe myitwarire mibi utakwihanganira cyangwa se utamwihanganiraho. Ni ukuvuga ngo iki kibazo cyo kiroroshye, uzaba umubajije iki kibazo kugira ngo umenye ese mu by'ukuri uyu muntu akunda iki, ese yanga iki, bityo uhita umenya ko ibyo akunda ari byo uzajya wibandaho cyane, ariko nanone ibyo yanga ukabyirindira kure kugira ngo uyu mwana muzakomeze mu mubano wanyu mwishimye kandi museka cyane. Rero njyewe ari ukubabwira nitwa S Faustin, hanyuma ndabashimiye kuba twabanye. Niba ugeze kuri uyu munota wa gatanu hafi ushyira uwa gatandatu, ndagushimiye cyane, wumve kuri uw'agaciro. Hanyuma jya muri comment umbwire icyo wifuza nazababwiraho ubutaha. I love you so much, see you next time, ciao ciao.